Nimwongere ijambo ry'Imana amashimisha. Pastor yakoze cyane amashimisha. Nanezerewe n'urwego rwo hejuru. Kubwo ijambo ry'Imana. Kandi namwe nizo icyo tuhamya gusasa mwese. Icyo sinogera ariko twafashe. Mukomeje ijambo ry'Imana amashimisha. Turashimira akazi yanyu. Tekereza ko mwatwakiriye kera tabarimo kuko tuza kubivuga tukabyumva. Twagarutse hano kubera ko mwatwakiriye kandi mukomeje kubikora no kubigaragaza. Abayobozi b'abayumbe, Perezida Sibomana turabashimira gukorana Imana Yesu mushimisha. Haleluya. Gukora umurimo w'Imana neza. Ndetse twishimiye kubana na Perezida Kidumu. Igihe yayoboye hano mwakoze akazi. Twishimiye kubana namwe bose hano mu materaniro. Twishimiye kubana n'abashumba b'amatorero batanze kino kibanza n'umwanya bigakunda. Abari hano ndetse n'abatahura uburyo bwo kuza turabashimiye kandi duciye bugufi. Imana imushimisha. Haleluya. Harimo bigeze gutongana umuntu utari pasiteri mu gihe uva Imana n'umushaka byemera. Sinzi yewe Imana imushimisha. Twishimiye kubana n'abashyitsi barimo pasiteri kuri kuganira mu Imana. Twishimiye kubana nawe rwose rwose. Warafashije ntabwo uri ku ifoto ariko rwose nishimiye kubana nawe muri mu gitabo. Twishimiye kubana na Refera Bisimana kuva Nairobi. Mana rwose nijoro mwaratse kubana mwumva ko duhana abasanga n'abasatumira abashyitsi cyangwa batabanira. Icyanemeje ko duhana namuraratse kugira ngo kubana kukomeye Imana amashyi kandi ndagushimiye bakoze byose. Uraza kuganira apana bijya bazana kuramutsa ubundi babwiye umuntu ngo witegure muri kuramutsa baba bakoze umwanya bakora bakabatujuna udafite uvuze fa kugira ijambo uvuga bakanono tukabyita kuramutsa ntabwo uravuga uraganira. Imana rwose mushimisha. Mukiza
Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 14 kugeza ku 19. Umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza agufasha. Ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 17 kugeza ku 19. Tugane ijambo rivuga ngo tumuzabe Yesu wa Nazareti. Haleluya. Na makuru za kufa baza televiziyo bagande baza bita ngo nakata kofu na makuru atari kuri uke nakata kofu ama turaganira amakuru agezweho. Ndatekereza iki gihe cyabaye amakuru menshi angana n'avuzwe mbere. Harabika amakuru yigeze kuvugwa mbere. Ubu muri bino bihe hasohoka abandi benshi. Ndababwira amakuru agezweho kuri izi saha. Wahabonye nasoma tuyavuga. Some mu izina rya Yesu. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Nayaye makuru agezweho mpamvu bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kleopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye? Arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti. Nimukomere Yesu amaje. Nayo Konga tuwezi tuwe Yesu wa Nazareti. Haleluya. Yesu amasafa agaragishwa. Yarabishije. Kandi abana nabo kugeza umunsi yagambaniwe agapfa, umunsi wa gatatu akazuka. Mu gitabo cya Luka igice cya nyuma muri kino gice cya 24 ngo amaze kuzuka ngo ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, kugira ngo babe bari abagabo bafite amakuru agezweho. Bavuga ibyo babonye, bavuga ubuzima bwabo. Niyo mpamvu yabuze ubwenge. Isi iza kugira ikibazo gikomeye cyane ku ntumwa, ku bibazo bibiri gusa. Habe n'ibibazo bakristo bagira, ni ibibazo bibiri gusa. Nubwo hagenda habaho n'ibindi bishamikiye, ariko icy'ingenzi ni bibiri. Icyaha isi itangazwa n'imbaraga abizera bagira. Nicyo kibazo gusa. Ahantu ngaho umwe n'umufishe kuko ubona ni kubana n'abandi bantu neza, arababwiza gatuma mu muhanda bamuganga ngo bazaguziza ikintu kimwe, ubona amavuta menshi akiri. Ntigira ko yigafata ku bintu byaka kitari gusa. Isi ndiko hari ikintu isi yo kuvuga gusa ni kimwe, ni imbaraga. Nubwo bashobora gupfubya imbaraga, nigeze kubabwira dutanye hano, iyo bakoresheje ijambo gupfubya ni abantu bemera ibyo ukora ariko badashaka ko abandi babimenye. Bemeraga Yesu ko ari umunyembaraga, ariko ngo bagapfubya badashaka ko rubanda, ngo abakuru n'abatoya ngo bakomeza kubivuga. Ngo abigishwa bari bafite ikibazo kimwe gusa, cyangwa bakunda n'ifite z'ingenzi. Icya mbere ngo babazazaga imbaraga bafite. Uwabatu nisi bayaze umutuki muzamu bikora bihe
bayoboye ibihugu, bayoboye n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hano hitotoje umuntu umwe gusa agatuka nk'umuyobozi muri abo bicaye aha, abazi gukurikirana amakuru yo kumenya aho uzavuye, baza bashaka ikizihishe inyuma, bakurikirana amakuru yo kumenya uwamutumye kugira ngo atukane. Turashobora gufata umwanzuro wo kubamuhana. Ubundi intego ni ikizihishe inyuma. Ikizihishe inyuma. Ibyo bakoraga zose abigishwa babikoraga bagamije icyari kizihishe inyuma ngo ni ukwamamaza Yesu w'i Nazareti. Mukomere Yesu. Mukomere tumuzamure amaboko Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Namuzindi mpamvu ibizagaragaye bizakozwe ibyo ni bito cyane, kubera ko Yesu yamukoze guhanga barabivuze ngo yakazare umutima ngo kubera ko ngo atakaza byo gusabana. Yigeze kubaza Petero musuye, arabaza Petero uramu. Petero aravuga Yesu aravuga abana babo. Afisha muraka aravuga Petero uramu. Petero aravuga ndamukunda. Yesu aravuga muragira umukumbi wanje. Kibakira abana bitanu, umumve gakera ku bintu batandukanye. Kera ko zari bibaye mu gutera intambwe ya kabiri kwa kuragira abantu bakuze. Bitakira abana kandi. Afisha muraka arabaza ati Petero uramu. Petero ngo biramubabaza. Arabanza were kusibiri mu mutima. Ere ku mutima wa Fred biri. Petero mugakeje yagaragaza ndatanga zaba keje cyane. Cyane yakanye Yesu kw'oba yaratangwa imbaraga z'Umwuka Wera. Ariko Yesu bishakana tanza umutima wari uzi urukundo rukunda Yesu kandi abakunzi ba Yesu abakunda Yesu. Yesu ni we hano. Reka mufashe n'iki nubwo kwereka bisa bigora imbaraga zawe nisho zashobora kumuntu gukunda urutuko. Bibaye ngombwa bishobotse ukereka ukamenya no gukunda, ugomba kubashoramo imbaraga zawe zose kuruta abo ukunda utazi ko barakunda, kuko Yesu yakunze abantu bose. Bibiliya ibivuga ko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo bizatuma itanga umwana wayo w'ikinege. Abo bose Imana yakunze na Yesu yakunze, abamukundaga bari bake, ariko bake bamukunze nibo yahaye umurimo. Umwami arabivuga wabo yatoranije kera, wabo nibo yahamagaye kandi wabo yahamagaye yarabatsinze babaho beza. Ni inkoramutima za Yesu. N'abakunda Yesu twongere tumuzamushwe Yesu. Haleluya. Ubwo barabishwa babiri bagenda baganira ku za Yesu, baravuga bapagana Yesu abwira neza wakijije abantu akabagaburira, yakoze ibitangaza ibirego byari muri twe, yarabikijije umuntu yarazimuye mpaka y'umuntu ndacyari cyose yakoze ibitangaza agaburira abantu. Murabaga murabize ko murayazi. Zanova no kugira abatoje w'Imana batushira ko kugira mujani abandi ngo yamukumbuye ngo yamujani izo zo nabyiza abantu bagomba kubasanya beza nuko ngo bahagaze kuza Yesu ariko mu cyatumye Yesu bamwereka waza hagati muri ngo bari bafite amakuru ya Yesu yari mu Yesu Nazareti ngo bakivugaho ngo araza bakirira ku byo bavuga ngo kugira ngo batavuge ibitari byo waza kuzuzishima mwese wakiabaganira tumuzamushwe Yesu Nazareti. Haleluya. Ahimba Yesu Nazareti. Yesu afasha abantu kubera ko yari yaje. Yesu yaje gukora ikintu gikomeye muri twe, aza twibutsa. Yesu barabibutsa kandi babibutsa batazi ko Yesu arabamusabira ko muri abigisha bamwe ibitaramo byose Imana itaramanye nta makuru yababwiye. Timuzi ko yavuze ko azatambanirwa akabambwa ku munsi wa gatatu akazuka kandi uyu munsi akaba ari umunsi wa gatatu. Ayo makuru ngo bamuyazi noneho mu mitima yabo ngo yamusubije mu rwego rw'igitaramo ngo bararenga
basangirana ngo kuri kimenyetso yakoze bwa nyuma ngo ashaka ngo aratobeka baramubura baravambuye Yesu ngo turi kumwe imitima yacu yareke ni makire Yesu. Halo tumuzamura amaboko Yesu mu Nazareti batsinze ahabwa icyubahiro naje amakuru asanga y'abantu yaba abikiye azavuga bakageriye kimwe akavaho kandi abantu bakavuga amakuru amwe agasa n'agezweho bajya bakomeye bayavuze bakavuga ngo bino bintu tubabwiye ibintu birahindutse musuko zafite babiri bazabona impamvu za politiki ntabwo bikigezweho turabihinduye bitewe na politiki ihari kandi bigasa n'ibintu bibereye ababikurikirana cyane n'abafite ubwenge bwinshi bakavuga nyine ko ari abanyepolitiki kandi bazi akazi ni abantu bazi guhindura ni abantu bazi guhindura neza ibyo bavuze mbere ariko nabo barantangaje abanyepolitike bemewe ni abantu bazi guhindura neza ibyo bavuze mbere ariko uzabisubiza ntabwo bizabihinduka bibisubiza ngo yisuke uko yaraje n'uyu munsi niko kandi azababwira amakuru ye agezweho ntabwo azava ku isoko ntabwo atazagira imbaraga ntabwo atazagira ububasha bibisubiza ngo ntarinde sina twahawe umunsi usibye izina rya Yesu kandi impamvu n'imana yamusigiye bikabicaza mu buryo bwawe ibintu bibiri by'ingenzi icyawe ngo ni ukugira ngo murutishe ngo ibintu zose kandi imana yose abasiga izina ngo risumba n'amazina yose ngo icyaka ngo ni ubw'imana ngo rishyira ibyaha byacu zose ngo kandi umwami Yesu ngo ari gutuma abantu bakizwa ngo kubw'amaraso ye ngo niyo yatumye imana ubuzima byaratangaje cyane. Pasaka ni ikintu gikomeye, uburyo gikomeye ni ikintu gituma abantu bagira ijambo rigezweho, ijambo rishya. Esaya yahanuye aravuga ngo uzakera utumuziteho, muzibagirwe n'ibyaha nabitekereza mu bihe gaciro ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ngo kizamuka mu kibone muzahambizira mu butayu mutembeshereze mu kwigatura. Esaya ariko avuga Yesu niwe kintu gishya cyagiye kuza kugira ngo uzakera zose bikurweho hahora amakuru mashusho y'Imana. Yesu arahari mu buzima, arakora, yarapfuye arazuka, karakora ibintu n'ibitangaza. Arasaba ikintu kimwe gusa, arashaka ko tumukorera, kandi kumukorera ntashaka ko tumukorere ibintu dukore zatuma tushaye, ngo arashaka ko twizera. Abantu babaje Yesu bari bamuse n'iki twakora kugira ngo natwe tuzaje kubana n'Imana cyangwa se turabugana. Yesu arababwira ngo umurimo w'Imana ni gusa, ngo ni ukwizera w'Imana yatumye ari Yesu Kristo, kandi abakuvugaho abavuga ku makuru. Reka mbabwire urugero rufatika muzakuratike mushyire ku bikorwa muri batatu cyangwa babiri n'abarenze. Icyicaro muzicaramo mukaganira ibitangaza umwana Yesu yakoze, muzamufa muri icyo cyicaro Yesu yakoze ikimenyesha. Iki cyo si cyo kureba gutanga gufasha gusenga. Muzicara batatu cyangwa bane, umwe avuga amakuru ko uzageze nuko yabibonye, narangiza aterura amakuru nawe ajya avuga yarangiza. Muzaza kurangiza icyo kiganiro mwese, Imana ikoze ikindi kintu gishya. Ariko reka mbabwire icya mbere, kuko icya kabiri sinzi uko tuzoba kimeze, ariko icya mbere ndakize ndakibabwira. Muzabishima n'ibyishimo yakora wakira sio mimi ninasema, anasema sio mimi ninasema,
si ikintu kiba cyane haba hahagaze porogaramu yo gushinga ibitekerezo nta ukuntu bisa bisa mukomere Yesu neza rero hano ahita hose izatangazwa n'ijambo isize n'ibyo kandi n'izindi bitangazwa ijambo Paulo yakoreye arabangaza kera ku mugarafu wa kanisa tunabasoma mu gihugu kwa bagore bazaje nikuki ushakira uzizira Nubona kwa Paulo atangizana ryake umuntu ufite amakuru mashaka kuvuga harabujije hari n'abatangije bari mu bari Paulo cyane umutungo ngari bya ntaceceka yari ko abantu bafite akavuyo mu kanwa badafite amakuru mashaka ngo bigishwe bamaze kugira ubwoba ngo abagore bagiye kwituru cy'umwami Yesu bazi gutekana umuseke ngo baza bakubura fa mu murenge yafunze ngo babibwira abagabo bayuda ngo bagire isuri zo kuvuga ko abagore bafunze sinababwiye ntabwo kibavugiye gusanye n'imbaraga gusa nta muntu mukuru ushaka kwimana gukoresha ibikomeye ku muntu ntabwo azaza kuvuga ati abeje ntabwo azaza Petero rero ntabwo bari gukoresha kuturu cy'umwami Yesu kugira ngo nabo bazavuge ko bageze ngo bagire isoni zo kuvuga amakuru abagore bavuze ariko reka mu gihe bikiri ibanga byandika niba uko bavuze hano yabivuga ngo abagore b'umutwe badutangaje ngo nibo bazi guseka abagabo batanaje baraza bavuga amakuru mashagezweho umwami Yesu yazutse ari muzima nayo makuru nimuvuga ibitangaza by'umwami Yesu kandi sina bitatu by'ingenzi bidasubirwaho nuko umwami Yesu yapfuye kuvuga akaba ari muzima yicaye mu gihe cy'Imana icyaka nuko umwami Yesu azaza icyaka nuko abamwemera gukunda bafite imbaraga zo gukora ibitangaza n'ibimenyetso